Takaganza keza. Yego. Uzanzere uri kuri. Cyane none nakangaka. Yawe. Shani keza. Yego. Mbega. Genda mubane, genda wubake. Ariko mwana wanjye mu muryango wacu nta muntu ujya ushaka ngo yahukane. Ntawe ugenda ujye gushaka kwahukana, ntabwo birimo. Mu muryango wacu niko bimeze. Uri kunyumva neza? Yakwica, yagukubita, ibyo yagukorera byose. Mu muryango wacu ntabwo tujya sinkeneye kumva ngo wahuka. Wiwere erekana abanya wa postinze uturaya twawe. Ese muri ibi wa postinze abanya ndutana nabanya wateye nifu. Shaburetse hagati yanjye nawe tugiye guhangana, urabibona kandi. Meze neza se. Biragutangaje. Hano ugomba kwisanzura. Sibyo? Ni heza. Nta kintu hatwaye, nashimye. Ego. Urakoze. Okay. Tanzania. Bitewe ko usanga umuntu umugwa hejuru ko bishakiye. Habaye iki? Amasezerano twagiranye urayazi. None rero ndabona ibintu by'urukundo byaba byiza tubihagarikiye aho. Kandi ndisere utagira ngo ndamubikire. Ibi ni ibiki uri kunsunikira? Bisobanuye iki? Okay. Gakomeza ibyo hano rura mutanaga nyamwe muri. Bibi garuka ariko. Se mama uri hano. Arakana shaka ko kuko tuvugana ari umushiti wanjye twiganye giye kujya gusura. Yambwiye ngo nyine nze hatuntu shaka mufasha kandi nyine nshobora no kurara ko muri iki gihe uko yabimbwiye nibishe bishobora kuza kuronja mazaze ejo mu gitondo. Umva rero mwana wanjye, nubwo ugiye ugomba kwitonda ukitwararika, ukazirikana ko wambitswe impeta, ugaha agaciro umugabo wawe kwambitse impeta. Ujye witwararika, dore hanze hari ibishuko byinshi, utazatatira igihango cy'umugabo wawe. Nta kibazo nako tuzabona n'ejo kandi urakoze. Mwana wawe ugenda amahoro. Ndagukunda. Ndagukunda.
ariko munya nk'ubwo niki ntagukore kuko kugira ngo nsimbuze ariya mabandirirwa ku muhanda imbobo ariko niki ntakoze ngo nkwereke ko ngukunda nubwo wenda natinze kubikubwira niki ntakoze ngo nkugaragarize ko ngukunda koko ubuze ntabwo nabyiyumvisha uburyo ugiye munya urambabaje munya urambabaje ariko urabizi munya kuva na kera rose nkubwira ko urakamara ubundi uzamenya ubwenge ryari nicuza n'impamvu yatumye menyana nawe ubundi wowe ubu nakwica twese tukakubura aho kugira ngo ndahora ndakubona n'irambobo y'umuhungu sikumbe bampinduye imbwa nyine nimugoroba wantunguye nabonye nyine waje ufite ibintu bimeze nk'ubwoba ukuntu uranantungura njye natunguwe n'ukuntu waje umeze nyine numvaga nshaka ko tuvuga nko mu gitondo mpamvu rero ntabibuza nijoro kandi nari naniwe nawe kandi wabonaniye nabibonaga gusa nyine mu rugo hari ibibazo cya mama na papa byari bimaze iminsi bimbangamira gusa nyine numvaga umutima wanjye uri kundya kuko nta mpamvu naje nihuta numvaga nta handi bitaguhungira usibye kuri wowe iri joro ryari surprise pe baze ko waraye wambaye nanjye nkarara nambaye ntanashiriwe nabonaga ariko ukuntu nari naniwe nta n'ibyo twari gutekereza ahubwo ngo turi utwana twiza humura nta nubwo ari ngombwa ngo buri uko gusuye ibyo bibe kandi nta nubwo abakundana bagomba guhuzwa n'ibyo gusa n'igihe bahuzwa n'ibiganiro nyine ibyo ni ibisanzwe gusa ngomba gutekereza impamvu waje kandi hashize igihe kinini utansura nijoro sashire sinakubwiye ko ari ibibazo bya mama na papa none se uwo mama wawe aramutse amenye ko waraye hano byagenda gute ntabwo yabimenya nyine azi ko hari umukobwa w'inshuti yanjye amubwiye ko nagiye kumusura ndi burareyo rero yabimenya ko ndi hano gusa uko byagenda kose ntabwo byabura kuntera ikibazo nta kibazo sheri nibwo nyizera kucyumva ko ukwiye gushidikanya ku mpamvu nguhaye sheri aho uzi ko ibi bintu bitajyaga bibaho no kandi wazaga kunsura ubanje kumpamagara ukambwira yuko uje sheri uragira ngo kuko nkubwire gute si ubundi uri gutekereza byaba byagenze bite niba utari kumva ibyo ndi kukubwira ibi bintu ni ukuri ndabona hari ibintu byinshi inyuma nabyo muri nabyo pe kandi ngiye kunshidikanyaho birambabaza n'ukuri oya njye ntabwo ndi kugushidikanyaho ariko nawe uri nkanjye wabitekereza nyine ndabyumva reka nta nubwo ndi kumva ko ari bibi nanjye ndakumva ariko nanjye ndi kwisobanura nk'uko nawe wakisobanura se bebe uzi ko umukobwa iyo yaraye mu gasozi ahindurirwa izina ndabizi sawa ubwo nyine none nawe ugiye kumpa izina oya ko byagenda kose ni ngewe mbese washaka ahubwo ndimo kwibaza kuki niba hari icyanabaye kuki ntatekereje kujya kurara kwa marume se hano hirya kuki ntatekereje kujya kurara kwa mukuru wanjye hari ubwo ari kure waba uryamye hanze wumva ntuje ibibazo byanjye bikagenda ukaba uryama hano utuze
umbaza n'ibyo mbacakarira nicyo kiba cyatumye nza hano. uri warakaye Nakurakariye. shaho iyo warakaye wicyana kibi Si uba wandakaje se? ntayagenda ngaho seka seka sha Si bwo gute ntaseka kandi turi kumwe. oya ntabwo uri guseka neza Nseke cyane bwanuke. kwa kundi nyine ugikora nganezerwe sejeze Cyane. itaba andi kwikubye se Nshaka kumuvugisha. Ntabwo nshaka kuvugisha n'umuntu uwo ari we wese. Nshaka kuba numva ntumvise nta muntu usigaye kuri telefone. dushyiramo n'akadege Niba kwirinda abantu ba siteresa. sha bebe ni ukuri wari utuntu ujya ukora mu mbagize ubwoba Jya humura ntapfa. okay ntaribi bwari bubimbwiye ntaribi